Gusoma Biliya ku buryo burambuye igitabo cy'Intangiriro umutwe wa 49. Yakobo aha umugisha abahungu be uko ari 12. Yakobo ahamagaza abana be maze arababwira ati nimuterane mbamenyeshe ibizabaho mu bihe bizaza. Nimwegerane mwumve bana ba Yakobo, mwumve so Isirayeli. Rubeni uri imfura yanjye, imbaraga zanjye, umuganura w'ingufu zanjye, wuzuye ishema n'ububasha. Wisumagira nk'amazi yo mu isumo, kuko wuriye uburiri bwa so ukanduza uburyamo bwanjye. Simoni na Levi ni abavandimwe, inkota zabo zifatanya mu bwicanyi. Umutima wanjye ntukajye mu migambi yabo, sinkifatanye n'amateraniro yabo, kuko bishe abantu mu burakari bwabo, maze mu burahuke bwabo bagatema ibitsi by'amapfizi. Barakavumwa, uburakari bwabo bukaze n'umujinya wabo ukabije. Nzabavangura muri Yakobo, mbanyanyagize muri Isirayeli. Yuda, woweho abo muvindimwe bazagusingiza, ukuboko kwawe gutsikamiye ijosi ry'abanzi bawe, na bene so bazagupfukamira. Yuda uri nk'icyana cy'intare, mwana wanjye uzamutse uvuye ku rugamba, yaciye bugufi abunda nk'intare, kandi nk'intare y'ingore ninde wamutsimbura? Inkoni y'ubwami ntizatirimuka mwa Yuda, n'inkoni y'ubutware ntizajya kure y'ibirenge bye, kugeza igihe uwo igenewe azazira, uw'amahanga azayoboka. Azirika ku muzabibu indogobe ye, ku ishami ryawo umutavu w'indogobe ye y'ingore. Amesa umwambaro we muri divayi, n'igishura cye mu mutuku w'imizabibu. Amaso ye yatukujwe na divayi, n'amenyo ye yezwa n'amata. Zabuloni azatura ku nkombe y'inyanja, ku cyambu cy'amato. Sidoni bazagabana imbibi. Isakari ni indogobe ikomeye iryamye mu nzitiro rwagati. Yumvise uko kuruhuka ari byiza, kandi abona ko igihugu gihimbaje, maze atega umugongo ngo bamukorere, yemera imirimo y'uburetwa. Dani azaca imanza mu muryango we, nk'uko indi miryango ya Isirayeli ibigenza. Dani araba inzoka mu muhanda, impiri mu kayira, iruma ifarasi ku gitsi, maze uwo yari ihetse agacuranguka. Uhoraho, niringiye agakiza kawe. Gadi abambuzi baramwambura, nawe akambura abasigaye inyuma. Asheri agira ibyo kurya binoze, akagabura ibyo kurya bikwiye umwami. Nefutali ni imparakazi yiruka cyane, ikabyara ibyana biteye ubwuzu. Yozefu ni urugemwe rushinze hafi y'isoko idudubiza, amashami yaryo akarenga hejuru y'urukuta rw'urugo. Abarashi baramugondoje, bamurasa bamusagariye, ariko umuheto we ntiwavunwe, n'amaboko ye yagumanye umurego, abikesha ikiganza cy'Imana nyir'ubutwari ya Yakobo, n'izina ry'umushumba n'urutare bya Isirayeli, abikesheje Imana ya so ihora igufasha, na nyir'ububasha uguha umugisha, imigisha y'ijuru mu kirere, imigisha y'inyenga ibundikiye ikuzimu, imigisha y'amabere n'iy'inda ibyara.
dore imigisha ya so isumba imigisha y'imisozi yahozeho n'ibyifuzo by'imirambi ya kera, irakoranire ku mutwe wa Yozefu, ku ruhanga rw'uwagizwe indatwa mu bavandimwe be. Benyamini ni ikirura gitanyagura, mu gitondo aconshomera icyo yishe, nimugoroba akabagabanya iminyago. Urupfu rwa Yakobo. Abo bose nibo bagize imiryango 12 ya Isirayeli, kandi ngibyo ibyo se yababwiye. Yabahaye umugisha, aha buri muryango umugisha uwukwiriye. Nuko arabategeka ati, ngiye gusanga abanjye, muzampambe hamwe n'abasokuru, mu buvumo buri mu murima wa Efuroni w'umuheti. Ubwo buvumo buba mu murima w'i Makipela, ahareba imambure mu gihugu cya Kanahani. Aburahamu yawuguze na Efuroni w'umuheti ngo ube ubukonde bajye bawuhambamo. Aho niho Aburahamu n'umugore we Sara bamuhambye, niho Izaki n'umugore we Rebeka bahambwe, ni naho nahambye Leya. Uwo murima n'ubuvumo buwurimo byaguzwe kuri bene Heti. Yakobo amaze guha ayo mategeko abana be, asubiza amaguru ku buriri, arapfa asanga be. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Turazirikana amagambo ubusobanuro muri Bibiliya ntagatifu hasi. Yakobo aha umugisha abahungu be bombi. Umutwe 49 umurongo wa mbere. Iyo migisha igenewe kubamenyesha ibizababaho mu bihe bizaza. Biraruhije kuyumva kuko ari kenshi yibutsa mu marenga ibyabayeho kera tutazi neza. Bavanga ibyerekeye abahungu ba Yakobo n'iby'imiryango yabakomotseho, cyane cyane barondora ibizaba kuri Yuda no kuri Yozefu. Uburyamo bwanjye. Rubeni yarasambanyije Biliha inshoreke ya se. Reba umutwe 35 umurongo wa 22. Simeoni na Levi bavumirwa hamwe kubera uburiganya bakoresheje igihe bicaga ab'igitsina bose b'Isikemu bahorera uriya mukobwa wabo mushiki wabo Dina. Reba umutwe 34 umurongo wa 25 kugeza 31. Yuda azaba umuryango w'ingenzi mu majyepfo y'igihugu, ariyo ngoma ya Yuda. Niyo mpamvu bamurata cyane. Ubwami buzagira umwanya ukomeye muri Yuda, kuva kuri Dawudi n'abandi bami bamuzunguye, kugeza ku mwami mukiza bizeraga, tuzi ko ari we Yezu Kristo. 49 umurongo wa 22 kugeza 26. Yozefu nawe bamuvugaho byinshi kuko azaba umuryango w'ingenzi mu ngoma y'amajyaruguru, abikesha abahungu be babiri Efurayimu na Manase. 9 umurongo wa 28 imiryango 12. Tuzi ko Yakobo yari afite abahungu 12. Reba intumwa 29:31. Nibo bazaba abasekuruza b'imiryango 12 ya Isirayeli, ariko abakomoka kuri Yozefu babaye benshi cyane ku buryo bazabagabanyamo imiryango 2, uwa Manase n'uwa Efurayimu. Kugira ngo hataba imiryango 13, umuryango wa Levi uzabarwa kenshi ukwawo, kuko weguriwe Imana, nta bukonde wagiraga kimwe n'indi miryango. Niyo mpamvu banahanuye ngo uzanyanyazwa muri Isirayeli. Asubiza amaguru ku buriri. Ni uburiri yari yicayeho araga. 48 umurongo wa 2. Noneho araryama, hanyuma yitaba Imana. Isomo iryumvise ukumva uko se yaraze bano basore, bano bahungu be, wakeka yuko ayenda ariko byagenze neza. Ariko iki gitabo cyanditswe nyuma, buri muryango n'ibyabo bayeho bizwi neza. Noneho abacyanditse
bagenda bagerageza kuvuga ko ise yari yarabihanuye abaha umugisha. Nuko byagenze. Niyo mpamvu ubona neza neza bavuga ubuzima nk'ubwa Yuda, ukabona bamuvuzeho ko azaba igihangange ko inkoni y'ubutware itazatirimuka mwa Yuda. Nuko deja banditse igitabo Yuda byaragaragaye ko ari umuryango ukomeye. Ibindi byo ntibyagiye biba mbere twabyumvise. Twumve se iri somo turyumvemo iki? Nk'uko rero nabivugaga, Yakobo wabaye igihangange nawe tumenye umunsi yitahiye. Yakobo atinyutse kugira icyo avuga mbere y'uko yitahira, aho umugisha imiryango ye. Nkawe akomeza gukangurira abantu bose twese, kuko nabonye abantu basigaye batungurwa ngo tujye twandika testama. Niyo waba ntawe mwana ufite, ariko wandike testama, wandike umurage. Ntuzapfure umuntu utinye kubaho. Kandi niyo wapfa, niba ari ikintu uwo message nzima wumvaga watanga ukayisiga, abasigaye bakazayivuga bati yifuje iki, yifuje iki, yifuje iki. Twigire rero kuri Yakobo kudatinya urupfu, ku buryo atinyuka no kugira icyo avuga mbere y'uko yitahira. Ibi rero dukomeje gusoma tugeze mu mutwe wa 50, ejo wa 49, ejo turarangiza igitabo cy'Intangiriro gifite imitwe 50. Ndashimira Imana kandi namwe abanyiye banyankuraja, ndabashimira bikuye ku mutima cyane, sinuko mbivuga. Mfite icyizere cy'uko tuzanayirangiza. Imana utize ubuzima. Mugire umunsi mwiza.